Mwaramutse abakunzi b'Umugano TV, tugarutse mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Muri iyi minsi turimo turabagezaho uruhererekane rw'inyigisho ku bijyanye no kwibohora k'umugore, nk'uko turi mu kwezi kwa gatatu kwahariwe umugore. Mu kiganiro cya none rero twateguye inyigisho ku bijyanye no kwibohora k'umugore, ariko nk'uko twari twabivuze ubushize, twavuze ko izi nyigisho zizibanda ku bice bitatu, ari byo busikoloji, amateka y'umugore muri rusange cyangwa na sosiyete, twongere tuvuge ku bijyanye n'ibikomere bitagaragara. Tuzibanda kuri izo ngingo eshatu, uburyo zigira uruhare mu myifatire, mu myitwarire, mbese muri rusange uburyo umugore ndetse na sosiyete muri rusange byitwara ku kwibohora k'umugore, uruhare ibyo bintu bitatu bibigiramo. Uyu munsi rero muri aka kanya cara hasi ukurikirane hamwe natwe ikijyanye n'uburyo busikoloji cyangwa se uburyo bw'imitekerereze bigira uruhare mu kwibohora k'umugore. Ese imitekerereze ifite uruhe ruhare ku buryo kwibohora k'umugore kuri kwigaragaza uyu munsi? Nicyo tugiye kuganiraho rero muri iki gitondo, mbifuriza kugira umunsi mwiza, impagarike n'ubugingo. Niba warakanze subscribe warakoze, nawe utarabikora uhita ubikora, kandi iyi videwo ntugende utayisangije abandi kugira ngo nabo ibashe kubafasha. Busikoloji rero ni uruhe ruhare ifite mu kwibohora kw'abagore? Usanga muri iki gihe abantu benshi bavuga ngo abagore b'iki gihe ngo barahindutse cyane, barimo gusaba byinshi birenze ibikenewe, bararengereye mu kwibohora. Izo ni imvugo nyinshi zigenda zigaragaza mu mibanire y'abantu, mu biganiro by'abantu, haba abagore, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abagabo bajajinga abagore, ahubwo n'abagore ubwabo usanga bamwe harimo nka pariti nk'ebyiri, bamwe bavuga bati ibi ntibikwiye, ibi birakwiye, ibi ntibikwiye. Ariko se waba warigeze wibaza cyangwa twigeze twibaza muri rusange impamvu nyamukuru iteza ibi bintu, itera izi mpinduka, itera izi reagisiyo mu gihe izi mpinduka zibaye? Ni iyihe mpamvu nyamukuru yihishe mu kuba umugore ashakana imbaraga nyinshi twakwita nk'umurengera kwibohora kwe? Uyu munsi nibyo tugiye kureba busikoloji cyangwa imitekerereze iri inyuma y'izi mpinduka. Tugiye kureba rero impamvu zigeze muri enye. Impamvu ya mbere ni uko ibyo umuntu abamo mu buzima bigira ingaruka ku mitekerereze ye. Busikoloji itwigisha ko ubuzima bw'umuntu yanyuzemo cyangwa se ibyo yakuriyemo, ibyo wanyuzemo, urugendo mbese rwawe rw'ubuzima cyangwa rw'umuntu, urugendo yakoze mu buzima bwe bigira ingaruka ku buryo atekereza ndetse n'uko yitwara. Mu mateka y'imiryango myinshi cyangwa se mu mateka y'isi, cyangwa navuga ko mu mateka y'abantu, abagore benshi babayeho igihe kinini badafite ijambo rikomeye mu byemezo, ndetse n'ibyemezo bibafatirwa ubwabo batabifitemo ijambo. Ugasanga barasabwa kwihangana cyane ndetse n'igihe babangamiwe, aho bagomba kuvuga nyine bagacecekeshwa, ibyemezo bigomba gufatwa ndetse n'ibibafatirwa. Wenda dufate nk'urugero ku bijyanye na mariage, ibijyanye n'akazi,
ibijyanye n'imitungo, ugasanga ibyemezo byose barabifatirwa nk'abatabasha bo gutekereza, bagasabwa guceceka ndetse n'iyo baba bababaye bafite n'icyo bagomba kuvuga ku bibakorerwa. Psikoloji rero itubwira ko iyo umuntu abayeho muri ubwo buzima igihe kirekire, ashobora kugira cyangwa se agakurana ibikomere byo mu mutima ndetse n'ibyo mu ntekerezo, bikazagena imyitwarire ye ndetse n'imyifatire y'ahazaza. Icyo ni icya mbere. Impamvu ya kabiri ni icyo muri psikoloji twita effet de compensation. Effet de compensation, dufashe ijambo uko ryakabaye, ni nko gukuramo esheke, ni nko kwisubiza bya bintu wari waratakaje ariko ukabikorana imbaraga. Mu bumenyi bwa psikoloji, ikintu bita compensation gisobanura ko iyo umuntu yamaze igihe kirekire abuze ikintu cy'ingenzi cyangwa se ikintu yifuzaga ntakibonere uburyo cyangwa se ntagihabweho uburenganzira, iyo abonye amahirwe yo kukibona ashobora kucyitwaramo cyangwa se akacyinjiramo wese, mbese ntiyizigame. Ari byo navuze hejuru twavuga gukuramo esheke cyangwa kurihiramo. Arihiramo cya gihe cyose yakibuze. Reka dufate nk'urugero, nk'umuntu wabujijwe kuvuga igihe kirekire, iyo abonye noneho uruvugiro ashobora gutangira kuvuga cyane ndetse cyane, hakabaho igihe umuntu utumva impamvu y'iyo myifatire ashobora gutekereza ko ari kurengera. Ibi ngibi aba ari muri effet de compensation. Ni urugendo nyine aba arimo gukora rwo kugira ngo ave muri ya etape yari yarakandamijwe, yinjira muri etape noneho afite liberite yo kuvuga. Usanga rero nyine akora icyo twita gukuramo esheke cyangwa kurihiramo, kandi ni etape iri normal. Ntago ari uko aba ashaka gutegeka abandi cyangwa se kubereka ko afite ijambo rikomeye, ahubwo aba arimo kugerageza kugarura ka gaciro ke n'ubwisanzure bwe yari yarimwe. Ni ibintu biri psikolojike birizana. Iyindi mpamvu ya gatatu ni ukwishakamo agaciro. Abagore benshi muri iki gihe barimo gushaka kumenya agaciro kabo cyangwa gushyira izina ku bushobozi bafite, kubigaragaza bya bindi nyine bari barakandamijweho, atabasha kugaragaza icyo ashoboye. Niba wenda tuvuge nko mu mashuri, ntago yagombaga kwiga, ndetse n'iyo yakwiga ntabashe guhabwa uburenganzira bwo kwegizerisa ikintu yumva yiyumvamo, ahubwo akahatirwa gukora ikindi kintu, wenda nko gushaka cyangwa se kuba mu rugo nyine, ariko kandi we mu by'ukuri yumvaga yakegizerisa umwuga runaka akunda, yumva ashaka, ariko agahatirwa gukora ikindi. Ibi rero kubera ko atangiye guhabwa ako gaciro, abishyiramo imbaraga noneho muri ya etape agezemo, agashaka nyine, ni nko gushaka kugaruza cya gihe cyatakaye. Ni ibintu biri psikolojike byizana, si ibyo yihingamo, si iki, ahubwo aba yumva ameze nk'uwatakaje igihe cyo kugaragaza icyo yiyumvamo ndetse no kugaragaza ubushobozi afite. Ikindi cya kabiri ni uko aba ashaka kubahwa. Yamaze igihe akandamijwe, agaragarizwa nk'aho ari umuntu, ari nka siborudone y'umuntu we atari umuntu ku giti cye, ushobora gutekereza
nawe ufite ubwonko ku ruhande nawe bushobora gukora kandi bugakora ibintu byuzuye, mbese yafashwe ese navuga ngo iki, nk'umuntu utekererezwa ukorerwa byose, none ubu ngubu aho ageze yahawe uburenganzira bwo kugaragaza ibyo ashoboye, ashaka kugarura kwa kubahwa nk'umuntu nawe wuzuye, ye gufatwa nk'umuntu wo kuzuza abandi ku ruhande, nawe ushobora gutekereza akaba yatekereza ikintu cyuzuye, akaba yakora ikintu cyuzuye. Ikintu cya gatatu, ashaka kugira uruhare mu byemezo, haba mu byemezo rusange, haba mu byemezo by'umuryango, haba no mu byemezo bye bwite ku giti cye. Ibi rero abantu babifata mu buryo butandukanye, ariko busikolojikoma ntabwo ari intambara aba arwana n'abagabo, ahubwo ni ugushaka ko uburinganire bwe cyangwa se navuga ngo iki, ntabwo nzi, wenda agaragaze ko nawe ari umuntu ukwiye icyubahiro nk'umugabo, mbese nk'ikindi gitsina agaragaze ko aba ashaka kugaragaza ko nawe akwiye icyo cyubahiro ndetse na egalite iruhande rw'umugabo, ko nawe ari umuntu ukwiye kandi wuzuye. Hari nk'ijambo rijya rikunda gukoreshwa, wenda tuzaganiraho, wenda ari nka live rikaganirwaho buri wese akaritangaho uburenganzira, ariko ntajya nshyikira neza. Ese koko identite y'umugore cyangwa se identite y'umugore nabivuga ngo iki mu kinyarwanda, mbese agaciro k'umugore muri rusange cyangwa uburyo aboneka muri sosiyete, ese icyo kintu kigenwa n'umugabo bari kumwe? Ese umugore uri wenyine nta identite aba afite? Icyo kintu ni ikintu gikunda kwibazwaho n'abantu benshi, dushobora kuzaganiraho kugira ngo tugitangeho ibitekerezo. Aha rero nari ndimo kuvuga ngo ntabwo iyi myifatire yose agaragaza yo gushaka kwigarurira agaciro no kugaragaza ibyo ashoboye, ntabwo ari urugamba arwana n'abagabo, ahubwo ni ikintu kiri busikolojike, aba ashaka ko nawe agaragarizwa yuko nawe ari umuntu ku ruhande kandi nawe ufite agaciro nk'umugabo, ushobora nawe kugira ibyo akora kandi akabikora neza, akabitekereza, akagira igitekerezo kandi cyuzuye, bitabaye ngombwa ko cyuzuzwa n'undi muntu cyangwa yuzuza igitekerezo cy'undi. Ni nko gufata umwanya yari yarimwe muri sosiyete ya muntu, ni ikintu kiri busikolojike. Indi mpamvu ya kane, ni igihe impinduka zifata muri sosiyete, ni ukuvuga ngo igihe cy'impinduka kigira ama etape, ntabwo umuntu akanguka ako kanya abyuka mu gitondo ngo impinduka yaje, umuntu ayisamanye yombi ngo birabaye. Iyo sosiyete ihindutse, akenshi iryo hinduka riba mu byiciro bitatu. Icya mbere kiba ni uko habanza gukanguka cyangwa icyo twakwita eveyi. Uku gukanguka kumera nk'aho hari ikintu cyari gitwikiriyeho ivara cyangwa irido, noneho irido rigakurwa ku maso, ugasa nk'ufungutse amaso ukareba ikiri inyuma. Iyi ni etape ya mbere y'impinduka. Ikindi etape ya kabiri ni igihe cy'amarangamutima akomeye afite imbaraga, icyo twakwita reagisiyo forute liye au changement. Ni ukuvuga ngo hari igihe akanguka, yabona ibintu akabona ko ari ibintu atajyaga atekereza, atajyaga anavuga,
ugasanga agize reagisiyo ziri forute. Sinzi niba tujya tureba wenda nk'abantu bigeze bareba, abenshi tubireba muri filime, nk'iyo umuntu bagize gutya bamukoreye operasiyo wenda y'amaso, ntago iyo bamukuyeho za bandaje cyangwa ibipfuko, ntago bahita bamwegisipoza ku rumuri rukomeye, kubera ko baba batinya reagisiyo amaso ari bugire, ntago aba yari yiyadabuta. Rero ni kimwe na ntuza na shanjoma cyangwa impinduka muri sosiyete, ni ikintu kigenda etape par etape. Ni ukuvuga ngo iyo akibibona, kubera ko ka kavara kamuhumaga amaso cyangwa se kahumaga amaso sosiyete, usanga byose sinzi. Reka dufate urugero rwumvikana. Reka dufate nk'umuntu wishwe n'inzara igihe kirekire. Iyo abonye ibiryo yumva byose agiye kubimara, niyo yaba ari muvero yuzuye, yumva agiye kuyimara. Ariko mu by'ukuri tuzi ko iyo umuntu yishwe n'inzara igihe kirekire akarira ibiryo byinshi icyarimwe, aba afite ibyago byinshi byo kuba ibyo biryo byahita bimwica, kuko icya mbere ntabwo umubiri we igifu cye ntabwo kiba gifite ubwo bushobozi bwo kubyakira ngo kibisye ku gihe ngo kigire gute, ashobora kugitera nkomboroma ahubwo kigahita gihagarara gukora. No muri aya ma etape rero, iyo habayeho eveyi cyangwa gukanguka, umuntu akabonera icyarimwe ibintu yari yarimwe, agira emosiyo ziri forute cyangwa se reagisiyo, ku buryo ashobora kugira tandanse yo kugira ngo ibintu byose abifatire rimwe, cyangwa bwa burenganzira bwe yari yarimwe aburengere n'imbaraga nyinshi cyane kandi naho bitari ngombwa. Noneho iyindi etape ya gatatu ni igihe cyo gushaka uburinganire cyangwa se gushyira ekiribure, gushyira ibintu ku murongo. Ahangaha ibintu noneho bimaze habayeho eveye, hakurikiraho reagisiyo forute ku bya bindi byo kuromarika ibintu wari warimwe, gushaka kubiporoteja n'imbaraga nyinshi, gushaka kubikayirana ubifatirana rimwe. Izo ni reagisiyo zikunda kugaragara. Noneho hazaho hahandi reagisiyo ziba zibaye poze, warakangutse urareba, noneho umaze ibintu byose washatse gukayirana, wenda bimwe biranga ibindi biremera, bigira gute, ugenda amahormone noneho yaramanutse, shanjoma umaze kuzakira. Hakurikiraho rero etape yo gushyira ibintu ku murongo, kubishyira buri kintu kikajya mu mwanya gikwiye. Birashoboka rero ko no muri kino gihe cy'impinduka, aho abantu barimo gusobanukirwa inshingano n'uruhare rushya rw'umugore cyangwa se n'urw'umugabo, ku buryo hagomba kubamo ekiribure muri ibyo bintu, ntawe uryamiye andi, kandi iyi ni etape rwose iri noromari muri porosesi y'impinduka. Reka dufate nk'urugero, uzasanga nk'umuntu uwo ari we wese wabayeho akandamizwa, yimwa nk'ijambo, yimwa uburenganzira runaka, hari ikintu yiswe, navuga ngo hari ukuntu nyine afatwa muri sosiyete ariko ameze nk'ukandamijwe hasi y'ibirenge by'abandi. Iyo abonye ubwisanzure gatoya, akagira icyikango cy'uko hari ushaka kumusubiza muri rya kandamizwa, amera nk'ushojweho urugamba. Kandi ni reagisiyo iri noromari nyine, birikora, ni busikolojike. Usanga ameze nk'ushojweho urugamba, ku buryo mu gushaka kwirwanaho
ashobora kwirwanaho mu magambo no mu myifatire, akirwanaho n'imbaraga nyinshi. Mbese wenda dufate, nabiha nk'urugero, ni nk'aho ingabo yaba yarafashe ibirindiro ikamera nk'ishojweho urugamba. Aha ngaha rero nawe aba abaye nk'aho iyo hagize ugira reagisiyo nk'aho ashaka cyangwa ikikango cy'uko hari ushaka kumusubiza hahandi yavuye kandi adashaka gusubira, amera nk'ingabo irinze ibirindiro byayo. Arwana n'imbaraga ze zose, haba mu magambo, haba mu myifatire, mbese arwana nk'intarekazi iri kurwanira umwana wayo. Gusa dufate yuko izi reagisiyo ni ikintu kiri noromari, ni intambwe nto kandi igira iherezo, aba akirimo kwiyubakamo icyizere ndetse n'umutekano. Aba yumva akiri menase ko aho hantu ashobora kuhakurwa, avuga ati uyu mudendezo nahawe nshobora n'ubundi kuwamburwa nkasubizwa hahandi nari mbangamiwe, kandi aba ataraniyizera bihagije mu mbaraga y'uko aho hantu ahari. Iyo amaze rero kwiyizera, akamara kwizera umutekano we, akamenya ko noneho nta ntambara ihari, yicaye mu mwanya we rwose atuje, ari mu burenganzira bwe, nta kintu kimwitambitse, ahita atangira noneho agatuza, za mbaraga ziri defansive zikamanuka, imisemburo igatuza, nyine akumva ko noneho ahari aho agomba kuba nta menase zihari. Ubutumwa rero nyamukuru twashakaga gutanga muri iki kiganiro ni iki? Ni uko kwibohora kw'abagore ntabwo kugomba kumvikana nk'intambara hagati y'abagabo n'abagore, ahubwo ni urugendo rwo kumenya agaciro k'umuntu muri rusange, kukarukonesa. Ni urugendo rwo gukiza ibikomere byo mu mateka byakandamije umugore muri rusange. Ni n'urugendo rwo kubaka sosiyete irimo kubahana hagati y'umugore n'umugabo, bombi bagafatwa buri wese agafatwa nk'umuntu apari, uri ku ruhande, ufite ibitekerezo, ufite umubiri n'amaraso, ufite ibitekerezo n'amarangamutima byihariye ku giti cye, udahitirwamo buri cyose nk'umuntu utabasha gutekereza, udakorerwa buri cyose nk'umuntu utabasha gukora. Mbese ni icyo cyerekezo umuntu yabishyiramo. Dusoza rero, nababwira ngo muri videwo itaha tuzaganira ku kindi kibazo gikomeye cyane kirebana n'ibikomere bitagaragara. Uyu munsi twavuze kuri busikoroji, ubutaha tuzavuga ku bikomere bitagaragara umugore agendana cyangwa se yagize cyangwa se afite, ariko sosiyete itabona, bikaba bigira ingaruka ku mibereho ye y'uyu munsi ndetse n'imibanire agirana n'abantu muri sosiyete, mu muryango we muri rusange. Niba rero ushaka gukurikirana ibi biganiro neza, komeza ukurikire Umugano TV, kandi purize muparitaje shene kugira ngo n'abandi baze dufatanye kwiga. Nababwira rero ngo gusobanukirwa ni intambwe yo kugira urugendo rwiza mu gukira ndetse no gukomeza ubuzima bwiza burimo amahoro ndetse n'umutekano. Tubasezeyeho rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreje aha ngaha, reka twongere guhura mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mukomere kandi mugire umunsi mwiza, muhorane impagarike n'ubugingo. Bye bye.